wanjye sinamwoherezayo. ibyo byo birumvikana. Yaho kandi mfashe umwanzuro nk'uwanjye. Ikibazo cya nyuma hirya y'umupaka, nyuma yo gufata Goma abantu bategereza iki? Ntabwo nasubiza icyo abantu bari butegereze, kuko harimo ibintu byinshi. Nuko ubanza kumenya ngo bawufashe ntabwo wongera kuraswamo. Ukurikije uko byari byateguwe byari byoroshye, kuko n'abari bahunze hari abari biteguye gusubirayo ko babonaga ibintu byabaye karume. Yego. Ariko kubera ko babayemo kurasa icya mbere, harimo inzu zasenyutse, harimo abantu bapfuye, baba abasirikare barwanaga ku mpande zombi, baba abasivili bagurirwaga na biriya bisasu. Yego. Umujyi mu by'ukuri harimo umwanda mwinshi. Ntabwo ari ibintu ushobora kuvuga ngo harakurikiraho iki. Ikindi kintu wenda muza kuganira mu yindi saha ni ukureba, kuko imiryango mpuzamahanga n'ibihugu birasa nkaho bitafoye imigara ngo birase. Bicecekeye bose. Bavuze bati rero ni murwane, ubanza undi hasi, ubwo hasi araza kuvuga ati nimumunyize ntamwica, tumumukize tubizi ko yaramwishe nubwo bavuga ko yaramwishe. Birangire bityo. Rero yego, ntabwo wavuga ngo harakurikiraho iki, kuko nta kiraba cyeruye. Ntabwo umuntu yafata yaba n'umujyi byitwa ko yafashe bakirwaniramo ngo baze ngo harabiki se ubu twari twamenye uriwe guverineri, harabiki se twari twamenya abaturage bashwiragiye bari muri uwo mujyi, bari mu nkambi hirya no hino biruka bamanuka byavugira epfo bagasubira ruguru, byavugira ruguru bagasubira epfo. Ndatekereza uretse nanjye wenda bajya mu mujyi bo bafite pula bazi uko bizagenda, ariko ubisuzumye nawe ugashaka kubigena uko bigenda waba wihuse. Gusa ikiriho ni uko bafashe uyu mujyi bakawugumana, bakagarurira abaturage ubuzima, bakirukanamo amabanda biba, bagahagarika abazarendo yabarasaga, abantu bagacuruza bishimye. Niba hari abantu bazi kuryoherwa n'ubuzima no kwisanzura no kumva bizeye kubaho bishimira isi, harimo abakongomani. Buriya baba ubahaye umutekano bakawizera nk'amezi abiri neza, ubuzima wabibona ko buhinduka. Ugatangira gukoresha amasuku mu mujyi, bakabona umuntu waje arimo araca umwanda, aratuma amashuri basenye barakora imiganda basana, abana batari kwa muganga bariyo baragerageza nyine ibintu babisubiza mu buryo. Ntabwo byasaba ukwezi ngo abaturage bayoboke inyeshyamba, noneho ahubwo batangire bazibyine. Yego. Natangiye uvuga ngo ntabyo uzi kandi uransubije. Urakoze cyane. Hanyuma ikiganiro n'abanyamakuru batubwiye kare, bashobora kuba barashe impapuro za Kanyukaza. Barashaho kiri mu biro. Kanyuka ni wari ufite press release, bashobora kuba bazirashaza agasubira kwandika izindi. Urebye ibibazo ibintu yari yateguye kutubwira, nka page 30 yari afite yahinduyemo 29 asigara nimwe. Ayiwe. Uyasubiye kwandika izindi. Ko genda cyategereje azazirangiriza nzazumva. Hanyuma ku mugoroba niba mwagerageje kunyuza y'amaso ibikorwa remezo, umuriro urahari muri icyo gice cya Kongo ku buryo habayeho kurasana nijoro gutaba. Hashize iminsi 3 nta muriro bafite, nta internet, nta mazi. Okay. Ukuvuga ngo abantu bari hakurya bafite internet bakoresha, bafite amasimukadi ya hano mu Rwanda, ngo n'indi kampani imwe ntibuka bavuze. Yego. Skov, reka tugushimire rero kuri uyu mugoroba. Ubwo hagize igihinduka kuryamira amajanja turahari. Ntabwo ndi kaniryamira. Uryame ayanga amaguru abarebe umutwe gutyo. Ubu noneho sinkubeshye, kubera ko barimo kurasa ubu najyaga ndyama amaguru ari Rubavu umutwe ureba Igoma. Nabicurukuye nkurikije imbunda numvise uwo maguru ari Igoma umutwe uri Rwanda. Uko nta nsimbura ngingo y'umutwe ibaho. Yego. Nyamaguru wayibona. Reka tugushimire, ubwo ngubwo turaza gukomeza tumenya ibihari, nawe ubwo urahatubereye. Ugize neza, reka ndebe uko nakwigenza. Reba uko bigenza ntacyo. Yego. Uwo ni Skov ya Mutesi.